hari ibintu bitumye nicara kuri iyi kamera byambabaje. Nicaye kuri iyi kamera mbabaye kuko bavuze Theogene batazi. Theogene hari amateka muhuriyeho ku buryo wavuga ko ari musaza wawe? Njye na Theogene ni musaza wanjye mu rwego rukomeye ruruta uwo dufitanye isano. Hoyas. Tuziranye turara ingangi, tuziranye mu buzima bwinshi. Hoyas. Mvuga ngo bw'abavandimwe bakomeye. None se Theogene mwarabanye? Mu bumarine bwe yarazi kurwana ishyaka mwamubonanye ni irye kuva mu bwana. Theogene mu bantu banyigishije ku nk'urumogi yariwe. Yakwigisha kuri urumogi? Ku nk'urumogi. Yarunyigishije kubera ubuzima bw'uko umubiri wanjye wari waranze kwakira imbeho yo mu gishanga cya Nyabugogo. Umuntu washakiye akazi ni Theogene. Nuvuga ngo wari umaze imyaka 2 mu bumarine? Mu bumarine. Theogene akanshakira kuko nta kindi cyiciro yari aziranye nacyo, nta handi yari kunshakira. Yakanshakiye ku nda yazibanaga Inyamirambo aresha tuzivukana zanarabyaye. Noneho kutwo twe twari abakobwa ntago twari tuzi kwiba, nta nubwo twari tumenyereye gusyaga. Baza aho badusize bagasanga inzara yatwishe. Aza gukora itsinda arabaganiriza arababwira ngo tugomba gushira hamwe, niwe watwigishije gutekera muri ibyo bikombi. Baratwirukankana habaga abasirikare. Ninge wari ufite umufuka. Saza aramanuka warasimbuka. Theogene abonye bagiye kumugera haramanuka. Asimbutse habaga senyenge, hari hakorotirije senyenge. Abantu bahazi habaga igipangu, habagamo ibiti birenga nka 6. Harimo senyenge hakorotirije senyenge. Agisimbuka akaguru kikubita muri ya senyenge. Senyenge iramushwanyaguza, arikurura urumva yiruka, urumva abasirikare bari baturi inyuma. Turamubwira ati niba nawe ufite banyoko wanyu uyu munsi se ko wahabaye ntibakwemera. Aravuga ati nubwo nahavuye bitameze neza ariko aho kugira ngo ngwe mu muhanda najyayo. Abakuru bagiye inama y'ukuntu dushobora kugerayo. Tuhageze ikintu cyantangaje uyu munsi, uwo mubyeyi nongeye kumubona ejo bundi mu maso yanjye mubona kuri kamera. Masuka yararambitse mu mbuga, nawe yari yicaye hafi aho. Duhingutse twumva avugije induru ngo muze murebe cya gisambo. Mbona abantu bari mu nzu n'abandi mu gikari barasohotse. Avuga Theogene? Avuga Theogene, twe ntiyaratuze. Theogene yarababaye ku rwego rukomeye kubera cya gisebe. Kubera cya gisebe cyarabyimbye, urumva cyaranindiyemo n'amashyira. Asoshoje igiti mu rugo rwari rukorotiriye aho ngaho. Ati murebe cya gisambo. Yavuze amagambo menshi, harimo n'amagambo ejo bundi namubonye ndibuka cyane ndababara. Umubona hehe? Namubonye kuri social media avuga ngo niwe wamureze. Ngo yaje muri uriya wavugaga munini. Ngo niwe wamureze, ngo yavuye ngo muri urwo rugo. Yaramubwiye ngo bene wabo ngo bafashe igihugu, ngo ababo barabibutse, ngo batanga inkunga z'ubuntu, ngo nawe azagende bamufashe. Niko yahise abwira Theogene? Uko niko yabwiye Theogene. Amatwi yanjye numva nari umwana. Theogene yari yarabyimbye akaguru kagera nk'iriya. Umusaza arebye icyo gisebe aragitinya. Theo ntago ari uko yari yarabaye mube, ahubwo nuko yari yarabuze abantu. Kuko umunsi yarababaye yo bamwereka imbabazi bakamugira neza n'icyo gisebe bakacyita. Niyaza kuba n'umwana we yari kuvuga ngo afite umuryango wangiriye iki imbabazi. Yabaye Marine Yongwe twabanye ari mavamo, ariko Yongwe twaraba kuko yabanje no gucuruza agakarito kitabi nibajya bibabwira. Akiva muri ari kwiga ntago yararavamo. Yarasyaga akajya nacuruza itabi ku muhanda. Yongwe tuziranye ari Marine, intambara ye ntiyakizwaga. Akiri Marine. Akiri Marine.
Yongwa ararwana n'umunyamahane ku cyiciro kiri hejuru. Usibye iri kote twihishamo rivuga ngo ni indangagaciro y'umukristo. Uyu Yongwa uvuga ngo gutera inda turaziranye. Ndi umugabo wo kubihamya. Tewo twabanye ari Marine tukararana ingange. Bakamusambaniraho umwe araho undi araha. Ntawe umubaza ngo urakora ibiki, ntawe wakubwira ngo sigaho. Umuntu agahagura umujyi umwe akajyaho n'undi akavaho. Narabirebaga nubwo nari umwana. Haba ntarigeze mubona uyu munsi sibwo yize ubwo burere. Kuba nari guhekera Theogene byari kuruta kuba nabi igitutsi cyuko nari gushaka Manuel. Aba ariko tubivuga. Nasigeho ahubwo ndasaba. Nge ndasaba ikintu gikomeye. Kumva ngo Apotre Yongwe. Ese we nk'umubyeyi yumva nta gitutsi afite? Ariko Yongwe yasabye imbabazi. Ndasaba aya maboko aduteruye bayobozi mutuyobora. Mudukurikiranira aba bantu. Yes, reka nanjye mbasuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndabashimiye aho mwamuherere hose ushaka kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Nk'inshuti zacu ziri i Burundi turabiziko mudukunda muri benshi cyane, abarundi rwose mu inshuti zacu kandi muranabitwereka, kandi turabashimira ko mutwereka ko mudukurikira muri benshi cyane. Kuri Imana ibaho umugisha, ndetse n'abari muri diaspora mwese reka mabwenga amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe n'umubyeyi bita Mama Kenny. Mama Kenny, amakuru? Ni meza. Urakomeye? Turaho turashima Imana. Sigaye warabuze baheye? Ndahari. Usibye ko twagiye tugira utubazo twinshi dutuma tutaboneka. Mu gihe cyashize nagize ibyago. Hari igihe abantu baba bafitanye isano atari uko bonse rimwe, ahubwo bahuje amateka. Napfishije musaza wanjye Theogene, abantu bose bakundaga bazi. Nyuma tuza nari nifite indi nshuti nayo umubyeyi wayo aratabaruka, naho njya gutabara. Aho ngarukiye ndwaza abana, hariho izuba ryinshi n'imikungugu myinshi, baza kurwara amagripe yazamo na malaria. Ariko turashima Imana ko birimo biza. Niyo mpamvu twatinze rero. Nose Mama Kenny, uravuze uti napfushije musaza wanjye Theogene, utari ko hari ukuntu abantu baba bafite umuntu ashobora kuba umuvandimwe wundi atari ko badahuje amaraso ariko bahuje kubw'amateka. Theogene hari amateka muhuriyeho ku buryo wavuga ko ari musaza wawe? Nge na Theogene dufitanye amateka y'umwihariko akomeye. Ntabona uko mbwira umuntu uwo ari we wese ngo abyumve nk'uburemere nge mbiha. Abantu bajya bahura bagaturana bakamenyana bagatandukana, ariko hari umuntu mutatandukana bitewe n'aho mwahuriye. Igihe cyose ukamwibuka. Niyo mpamvu kubwira ko Theogene ari musaza wanjye. Ni musaza wanjye mu rwego rukomeye ruruta uwo dufitanye isano. Yes. Nubwo ntamugize ngo ndebe feva yari kungirira, ariko hari ibyo Theogene yakoze nkabibona ko yari gukora ibikomeye biruta iby'uwo dufitanye isano. Se Makeni, ibyo bikorwa ni ibi? Theogene yagiye avuga mu bikorwa byinshi. Hari abo yubakiye. Hari n'ibindi bikorwa byinshi byagiye. Theogene yavuzwe mu bikorwa byinshi. Yego. Theogene abantu bose benshi bamuzi Theogene ababwira amateka y'ubuzima. Bazi Theogene ababwira ukuntu yakijijwe ari Maribo bari Marine. Yego. Mu Kinyarwanda cyeruye yari Mayibo, Marine babisingije ubu. Akababwira ko ariho Imana yamukuye,
babonye Theogene ari umugabo, siko abantu benshi bamuzi se, arabeshya ntago ari byo se, ariko nge Theogene tuziranye mu bwana. Theogene tuziranye mu bwana, tuziranye mu kiraro, tuziranye mu kiraro, tuziranye turara ingangi, tuziranye mu buzima bwinshi. Mvuga ngo bw'abavandimwe bakomeye. None se Theogene mwarabanye muri buriya buzima? Mu mateka nabwiye isi yose, mu buhamya bwawe, mu buhamya bwanjye, ninjiye muri uyu mujyi wa Kigali ifite imyaka 8. Nzamo ntaje kureba mama, njamo ntaje kureba data kubera impamvu z'ubuzima. Inza naruhukiye Nyabugogo. Ubundi Nyabugogo niho abantu bose baruhukira, n'uwo bicanze buryo uzamusanga Nyabugogo. Ngera Nyabugogo niho bwanyiriyeho, niho natangiriye ubuzima, ni naho namenyaniye na Theogene. Theogene nasanze atinze mu muhanda amazemo iminsi, mu bantu banyakiriye, mu bantu twabanye muri icyo kiraro kuri ako gasima ka Nyabugogo, yarimo. Theogene yararimo. Theogene yararimo. Uyu munsi hari ukuntu umuntu avuga umuntu akarengera. Baravuga ngo umwana icyazaba cyo kibona mu bwana. Iyo umuntu azaba umugabo bibona mu bwana. Iyo umuntu azaba umuntu w'umugore ubona atangiye kwitoza imirimo yo mu rugo, ukabivuga ngo uyu muntu azavamo umudamu mwiza. Twese abanyarwanda suko tubizi. Hari ibintu bitumye nicara kuri iyi kamera byambabaje, nicaye kuri iyi kamera mbabaye, kuko bavuze Theogene batazi, batareranwe, batakuranye, batasangiye. Hari abantu bavuze ngo hari ibikorwa byiza yakoze, ngo by'amaco y'inda, ngo byo kugira ngo yigire uwo atari we, ngo yatunze abana kugira abone bizinesi, buri wese akabivuga uko abitekereza. Ndagira ngo mbatangarize ngo Theogene bavuga si we. Shingiye kuki? Theogene twabanye ari umupagani, atarakira Yesu, ntago twari tumuzi, bariko mbivuga. Ubundi baravuga ngo nta murara w'umusirimu. Ntago waba wabuze ibyo urya ngo wumva aho bari guterana ujye guterana. Iby'isengero twe ntago uwo mwanya twari tuwufite. Abwiye twabaga tuzi ko bagiye guterana, twacungaga aho banitse, twacungaga, mbese twacungaga aho bagiye guterana. Nabanye na Theo afite imyaka 8 nibwo nabaye mu muhanda. Muri make nayo wari Marine? Nanjye nari Marine. Kandi umuhamya n'ubuvara bitubwiyeho. Narabibabwiye, si inkuru mpimbye uyu munsi. Yego, uri wabitubwiye rwose, ubuhamya bwawe bumaze iminsi. Inkuru yanjye imaze igihe, yabayeho ibi bya Theo bitaraza, numva buri wese ashiraho comment. Ngewe Theo turaziranye ku rwego rukomeye kandi ruhagije. Menyana n'umuntu bita Theogene muri iyo myaka 8, hari ibikorwa muziho bitandukanye n'iby'abandi. Umuzi ute rero? Theogene mu bumarine bwe yarazi kurwana ishyaka mwamubonanye ni irye kuva mu bwana. Theogene mu bantu banyigishije kunyura umogi yariwe. Yakwigisha kuri umogi? Kunyura umogi. Yarunyigishije kubera ubuzima bw'uko umubiri wanjye wari waranze kwakira imbeho yo mu gishanga cya Nyabugogo. Noneho rero akambwira ko iyo urunyweye ari nk'ikinyu utumva, ntiwumva imbeho, ntiwumva imibu, ntumenye igihe bwakereye. Icyo gihe twatekaga mu bikombe bya usa. Ya amadebe. Amadebe. Iyo wabonaga cyane do wabaga ufite isafuriya igezweho, nibyo twatekagamo. Niga kunywa urumogi bwa mbere, barumaye mu bugari, twari tuyoye ku cyuma Nyabugogo. Barugutekera mu bugari? Baruntekeye mu bugari.
ndabirya kubyuka biranga. Barambwira ngo uyu rwamufashe ruzamwemera. Ngera ku rwego menya kurunywa bisanzwe, ndenga buri imwe, ndenga ebyiri, nkajya ndoringa urwo bita umugoma. Ubwo bufashe nkabure nk'eshanu esheshatu. Ngo rwitwa umugoma. Umugomba? Cyamaye. Ubwo ruba ari runini kabisa. Ukora ikintu kinini nyine. Ndabyibuka utuduheha tuza, imiheha bajyaga bagira, ninjye wabigishije kuvana urumogi gukura mu gipapuro, mbigisha kujya dukora irizira yo mu kapapuro k'umuheha. Irizira ni iki ubwo? Ni agapapuro kagenewe ubundi kunywa urumogi. Niko bita irizira? Kitwa irizira. Muri ubwo buzima twabanye bona Theogene, hari ibintu njya mwibukiraho byinshi. Theogene ntago wamusonzanaga, utazumva inkuru ye yo mu bugabo ukagira ngo no mu bwana nuko yari ameze. Theogene yari igihe twasonzaga Nyabugogo, hari igihe inkoni za Nyabugogo no kwirirwa batwirukagaho twabihagaga. Theogene akatubwira ati muze njye kubereka ahantu duhigira. Tukazamuka Muhima yose tukagera i Nyarugenge. Nyarugenge cyari ikizu. Abantu bazi Nyarugenge barabyibuka, cyari ikizu. Hara mu isoko? Mu isoko. Akatwicaza munsi y'isoko, habaga ahantu bamenaga puberi. Akaba ari hatubwira, akatubwira ati mwicara aha muhandindirire. Akabwira abahungu, habagamo abo bitaga ba Buhinja, babitaga babyihebe, hari undi bitaga ba Eric, akababwira ati muze tujye imbere. Ubwo se mwabaga muri timu nk'abantu nk'abanga? Abaga turi twinshi, twajyaga n'ibigwi tukavuga tu bamwe barakorera abandi bakorera. Icyo tuzi nuko turi buhurize hamwe. Twajyaga tugenda, nari muto muri bose, bakambwira ati wicara. Ese ko hari umukobwa icyo gihe, hari abandi bakobwa bari barimo? Bari barimo, usibye ko abakobwa bari bataragwira. Ndabyibuka ko twara abakobwa 6 mu bahungu bagera nko muri 40. Nose ubwo ntimwatinyaga kubana n'abahungu muri abakobwa? Oya, biterwa, ntago ibyo nta kintu byari bitwaye, nta n'ikintu byari bivuze. Ndabyibuka akatubwira ngo mwicaraho, tukicara. Ubwo n'abakobwa yasigaga. Niba ari imineke ahuye nayo ntiyayigusigiraga, niba ari voka, niba ari imyembe barahapakuriraga ibintu byinshi, ariko yaraduhigiraga agasyaga tukarya tugahaga. Mu mujyi hagati nta hantu twanywaga amazi, ariko umanuka uva mu mujyi hari ahantu habaga ibarizo ku Muhima, habaga robine. Niho twagendaga tukicara tukanywa amazi, andi tukayisuka mu mutwe, tugakomeza tukamanuka. Ukajya mu ngangi? Tukajya mu ngangi yacu. Niga kurara ingangi, umufuka wa mbere narayemo niwe wawumpaye. Yari imifuka twajyaga kwiba, hari ahantu bacururiza isambaza imbere baharangurizaga ikawa. Twajyaga kwiba y'imifuka y'amagunira. Niwe wawunzaniye, kubera ko imbeho yari umubiri wanjye wari waranze kwakira imbeho. Anyigisha system ukuntu umuntu awuseseramo. Ajyamo ukizingiramo hagasigara amazuru n'umunwa aho uhumekera. Niwe muntu wabinyigishije. Mu buzima bwa Theogene mu myaka 2 twamaranye, Theogene twebwe ntago twigeze dukinira iby'abana mu gipangu. Bantu biga gukina nta bana batabikina. Twebwe ntago twigeze dukina iby'abana mu gipangu. Abandi barabikinaga, Theogene iyo ngeso sinyimuziho. Theogene nari muziho kunywa urumogi rwinshi, yararunywaga ruhagije. Kakubwira ati ubu ndimo ndirukana imbeho, ndimo ndiga ukuntu mba mu mujyi neza. Theogene yari azi gusyaga bihagije. Mu myaka 2 nabayeho, mayibobo zirasambanura ko ibi bivugisha. Atabereye nashaka bari nyina, nashaka bari musaza nabo cyangwa mushiki we,
iyo zihaza urumogi zanasyaze none zibona babyara ukagira ngo babyarana n'abandi ni bagenzi babo. Habamo n'amatsinda bakanakundana, umwe akavuga ati uyu ni umugore wanjye, ukamenya ko afite umugabo. Ubwo nta wundi wemerewe kumugeraho. Ubwo nta wundi, ubwo yahisemo biba byagize. Ni umuryango nk'undi, usibye ko ubuzima buba bugoye ariko ni umuryango. Uyu munsi njya numva buri wese ashaka kuvuga ibintu adatekerezaho. Muri iyo myaka nabayeho, Theogene yajyaga duseka, kuriya muza aseka iyo ari we, ajya atubwira ati barezi muzapfa, tereka niryamire, barimo bakora ibyabo, yababwira ati baginga muzapfa, ati muzapfa reka njye nikamufuresha, ati bwo n'akazi kanyu. Ibyo ntago mbimuzi, nta munsi n'umwe mu buzima bwa Theogene nigeze mbona yicara ngo nicyo kiganira. Kandi abandi barabikoraga mureba, tureba twicaye aho ngaho, ufata abakobwa batandatu bakaba bake bakanarwana, akabakiza akavuga ati ariko mwagiye mureka babashiki bacu nabo baje gushaka ubuzima mugiye kwicira aha ngaha. Bituma mwiyumvamo nk'umuvandimwe nka musaza wanjye. Nababwiye amateka yanjye kuntu nakoze akazi ko mu rugo mfite imyaka 10. Umuntu washakiye akazi ni Theogene. Nuvuga ngo wari umaze imyaka 2 mu bumarine. Mu bumarine. Theogene akanshakira kuko nta kindi cyiciro yari aziranye nacyo, nta handi yari kunshakira. Yakanshakiye ku ndaya zibanaga i Nyamirambo, aresha tuzivukana zanarabyaye. Yashakiye akazi mpembwa amafaranga 500 ku kwezi. Bari baramenyaniye hehe? I Nyamirambo kuri 40 hari ahantu bajyaga barebera filime bayitaga California. Twajyaga dushaka 100 tukinjira turi 5. Iyo filime yatangiraga saa 8 igasohoka saa 11. Niwe twamenyeye filime bajyaga bita ngo bakabutura ngo bajet. Icyo gihe wumva icyo gihe habagaho n'ibihindi n'aba Brussels. Icyo gihe muri iyo myaka twajyaga dutanga veni kugira ngo umunsi w'icume akatwishyura turi 5. Tukinjiramo saa 8 tugasohoka saa 11. Saa 11 iyo karitsiye yose Biryogo yose kumanuka kuzageza za Nyabugogo twahabaga tuhajagajaze nyine. Saa 4 saa 5 twabaga twebwe tutetse nyine dutarabye nk'umurumogi. Ntago rwaguraga menshi. Urwijana rwabaga ari rwinshi cyane. Urwijana rwabaga ari rwinshi, ubundi rwaguraga 2 senkani. 100 wakuragamo umugoma, wakuragamo nk'abantu 5 bakanywa bagahembuka bakabona ibitotsi. Muri ubwo buzima nahembwaga 5 ariko ndabyibuka ko banza namaze nk'umwaka ntaraguramo kamambiri, kubera ko iyo ukwezi kuzuraga najyaga kubashaka. Twaravuganaga, twabaga tuziranye agasima duhuriraho, tukayarira amandazi kwa Murokore. Rindazi ryaguraga veni ringana nk'izi denjiga z'ubu ngubu. Hari n'igihe nibagirwaga gutaha nkarara ingangi kubera ko twariye amandazi, tugaseka bakanganiriza bakambwira ibyabereye mu muhanda, amakuru yo mu muhanda, tugaseka. Harara nk'ejo akamerekeza akambwira ati taha mwana, taha ejo tuzabona yandi turira amandazi. Mpamya neza ntashidikanya Theo wabayeho muri ubwo buzima adakubagana ari umwana. Uyu munsi aho yaramenye Kristo ntago ari bwo yaramenye igitsina gore. Reka nkubwire ikintu cyantangaje ku bantu. Muri iyo myaka yose namenyanye na Theo. Imyaka twatandukanye igera muri 5.
muri 5 tutavugana tutabonana narindi he muri 5 mva mu mujyi wa Kigali twaratandukanye. Muri icyo gihe nza kubyara nambyariramo muri icyo gihe turaburana siga umwana afite imyaka 2 n'amezi 9 ngaruka muri uyu mujyi wa Kigali. Ngarutse mara nk'umwaka n'igice Theo ntamubona. Nkubitanye na Theo nakubitanye nawe yarakiriye Kristo. Ubuzima burakomeza. None se wenda hari byinshi watubwiye kuri Theo. Ariko se ni iki kintu cyagukoze ku mutima cyangwa se wibuka kidasanzwe cyabaye kuri Theo gishaka kuba urwibutso uyu munsi? Uyu munsi ikintu Theo yankoreye gikomeye cyabaye nk'urwibutso. Theo yanyeretse ubumuntu ntarabona mu bandi bantu benshi. Theo twaryaga biturutse kuri we. Cyari ikintu gikomeye. Yageze arema itsinda ubundi mayibobo yose yarihigiraga. Noneho kutwo twe twari abakobwa ntago twari tuzi kwiba. Nta nubwo twari tumenyereye gusyaga. Baza aho badusize bagasanga inzara yatwishe. Aza gukora itsinda arabaganiriza arababwira ngo tugomba gushira hamwe niwe watwigishije gutekera muri ibyo bikombi. Aratubwira tuzagera babwira tuzajya abona igitoki uzajya abona ikirayi. Birayi mwasyagaga mwe batwakebaga umufuka. Bakebaga imifuka mukabigurisha mujye mubizana mujye mugurisha bikibindi muzane duteke n'abashiki bacu barye. Muri iyo myaka 2 yandwaniye ishyaka ntago nishwe n'inzara. Nyabugogo bari bagihambura amabaro. Nambaye imyenda itari mike. Theogene yajyaga kwiba mu mabaro ntayigurishe akayizana tukambara. Theogene ubuzima bunaniye bwarananiye nza kurwariramo malaria bikomeye. Abonye norohewe yigira inama yo kunshakira akazi. Arambwira ngo ntago umuhanda uzawushobora. Arambwira ngo kandi nta handi wajya. Arambwira ngo reka ngushakira akazi. Murero mwamwongeye gukubitana yarakijijwe. Tuza gukubitana yarakijijwe. Numva ashimye Imana. Mbona n'ubuzima bwatangiye guhinduka. Yarataratabarwa ariko ubona uko biri. None se mama Kenny wenda tutaragera kure cyane. Urumva ni umuntu mwaganiraga mwisanzuranagaho byose mwari muziranye kuri byinshi. Ntago wenda mwagiraga nk'igenda ngo muganire inkomoko zanyu n'iki byose. Icyo nicyo nagiraga ngo nkubwire. Marine ziraganira ibanga n'icyo yibagiwe. Kitigeze kibaho ntibibagirwa. Iyo unyweye urumogi nibyo wibagiwe biragaruka. Biraza n'inkomunkwi wa ruhaza. Ashobora kukubwira amakuru uri musinzi nasinda akakubwira ati ngiye kugusomera ibintu azabavuga byose. Biba ari ukuri. Biba ariko kuri. Theogene twaraganiriye anariyo ntego nyamukuru nyicaje kuri iyi kamera. Hoyas. Niyo ntego nyamukuru. Nyamukuru inyicaje kuri iyi kamera. Hari inkuru mwumvishe. Theogene amaze gutaha amaze gutabaruka. Buri wese ayishyiraho komenti yarabeshye yagize ute. Theogene ntago yababeshye. Ababwira ngo yavutse ari wenyine yabayeho wenyine abamarine yabayeho wenyine koko niko kuri. Ibyo bibabwiye yaruhaza. Twari tuziranye usibye no kuruhaga twajyaga tuganira. Tukaganira umwe akabwira undi agahinda urira karira gacece kunda akamubwira ikindi gikacyundi tukarira twarangiza tukiyungura inama ivuga ngo tugomba guharanira kubaho uko byasa kose. Iyo wamaraga kwibwira societe tubamo iyo wahuraga n'akantu gato kitatsa baragukubitaga kakubaza ati bagukubise ingumi wibye none uri muraririra ndetse kari nta wundi uguhoza. Niyo ntego Marine zigira barakubwira ngo iyo udafite ukureba neza ugomba gukomera. Icyo barakikwigisha bakuruta
iyo urize ngo wibye ngo bagukubita umugeri, iyo ugeze ku iseta ku gasima barongera bakagukubita kakubwira ati kamirika wari urimo witatsa. Twaraganiriye bihagije, ikiganiro kiza kurengaho gituma mbona inkuru, ngewe n'amaso yanjye menya inkuru nyakuri yuko ibyo Theogene yambwiraga ariko kuri. Iyo nkuru nyakuri rero nza kuyibona nyikuye hehe. Muri ubwo buzima tukiri mu muhanda twigeze tujya mu Kiyovu gushaka y'amapera. Mu Kiyovu ahantu hahoze ngo ariko Habyarimana. Mateka niko twahumvaga turabana, nitwari tuzi no Habyarimana. Twajyaga twumva ngo niko Habyarimana habaga ibiti byinshi by'amapera. Tujyayo tujyanye umufuka w'igunira, twari abana bageze kuri 6. Tujyanye umufuka w'igunira tugenda tugiye guca amapera. Muri kumwe na Theogene? Turi kumwe na Theogene. Intego twari tugiye kuzana amapera turi bukuremo ayo turya nayo ducuruza. Nyabugogo dutandika kuva kera, Nyabugogo yaho zirimo bazunguzayi kuriya mu babona. Turangije Theogene arurira. Buri yari babiri hamwe n'undi mwana bitaga Saza. Dusigara hasi turimo dutoragura, twara abakobwa 2 n'abahungu 4. Dusigara hasi dutoragura. Turimo dutoragura amapera tugereje, baratwirukankana, habaga abasirikare. Baratwirukankana. Batwirukankanye, itegeko mu bintu bari baratwigishije Marine cyaraziraga kugira ngo boro wabonye uyisige. Niyo bakwirukankana? Oya. Irukankana nta gahunda yo gusiga ntayaba. Ubundi yaravugaga ngo guheba ntago bibaho. Ninge wari ufite umufuka. Saza aramanuka warasimbuka. Theogene abonye bagiye kumugera haramanuka. Asimbutse habaga senyenge, hari hakorotirije senyenge. Abantu bahazi habaga igipangu, habagamo ibiti birenga nka 6. Harimo senyenge hakorotirije senyenge. Agisimbuka akaguru kikubita muri ya senyenge. Senyenge iramushwanyaguza, arikurura, urumva yiruka, urumva abasirikare bari baturi inyuma. Nanjye na wa mufuka nikubita muri za senyenge. Uyu munsi muri izo senyenge mu myaka iri mu 8 n'igice fite igihamya cy'izo senyenge. Uyu munsi abantu bari kureba kuri kamera, iyi y'inzobe ni inkovi. Ni yiyo maranye iyo myaka ingana gutyo. Yizo senyenge z'icyo gihe. Theogene senyenge iramubaga ku buryo igufa ryo ku murundi twaribonaga. Abantu bazi Theogene, iyo nkovu nongeye kuyibuka igihe yazamuraga akagura arimo atwereka ahantu bari baramubaze ku kibazo kino, n'umudamu w'iyo nkovu yayimenya, n'abantu bose bitegereje ku murundi we haba inkovu. Habaga inkovu nini cyane, abantu bazareba no kuri kamera bereka kuntu bamubaza iyo nkovu bazayibona. Iyo nkovu naho hantu yayikuye muri izo senyenge. Theogene twaramanutse tugeze ku kiliziya, kino kibahaye haruguru ya peage. Theogene ananirwa kugenda. Hara kuri Sainte Famille? Kuri Sainte Famille Theogene ananirwa kugenda. Mapera nari nazanye make, nanjye ndimo mvirira nandi yamenetse. Ndabyibuka abahungu barimo n'abasaza bigira inama yo kumuheka. Tumugeza mu ngangi Nyabugogo. Nyabugogo yagiraga akazu kamwe kabagamo hariya Mutangana yubatse isoko. Habagamo umukecuru twumvaga ko ari nyirasenge wa Mutangana. Birangije Theogene turamumanura turahamugeza, ariko bigeze nijoro igisebe kibigisebe. Theogene ahinda umuriro mwinshi, yavuye amaraso menshi, ahinda umuriro, arababara. Tumubeshaho umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri akaguru karabyimba. Akaguru karabyimba, wajya ukora ku ruhande inyama z'umubiri zigashituka.
kuko twari twaraganiriye turamubwira ati niba nawe ufite ba nyoko wanyu, yatubwiraga ko afite ba nyina wabo. Turamubwira ati niba nawe ufite ba nyoko wanyu, uyu munsi se ko wahabaye ntibakwemera. Aravuga ati nubwo nahavuye bitameze neza, ariko aho kugira ngo ngwe mu muhanda najyayo. Abakuru bagiye inama y'ukuntu dushobora kugerayo, batubwira ukuntu buri wese ayasyaga ibyo ari busyage byose, atari bugire ikindi kintu abikoresha. Turashaka ukuntu Theogene azagera iwabo. Ndabyibuka Nyabugogo hariya imodoka zihagarara, iriya ruhurura nta yari ihari, iriya rigori mubona bubatse ifatiye no mu muhanda ntago yari yubatse. Harya rurya ruhande rwabagaho depo, habagaho amadepo y'ibishyimbo, n'iyi modoka z'ibishyimbo zapakururiraga. Tugenda tugiye gutoragura ibishyimbo, ariko tuhageze dusanga hari imodoka ziri gupakura bene ibishyimbo barangaye. Twagiraga amakote dusyagiramo mu gitondo, byabaga ari ikote rigusumba rigera ku maguru. Birangije umukuru muri twaragenda arakata, arangije gukata wa mufuka ukajya ugategaho hantu ya nzira y'ikoti, ukegamira ku mufuka ugategaho ibishyimbo bijyamo, uwa mbere avaho aruzuza avaho. Ndabyibuka ndagenda ndasuka ndongera ndagaruka. Numvishe ntakibasha kwinyeganyeza kuko nanagiye ntiterura. Turagenda turasuka turongera turagaruka. Icyo gihe ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga 120. Byari ibishyimbo byinshi. Tubishyira abantu bazi Nyabugogo, habaga resitora yajyaga ihitinga, yajyaga itanga n'ibiryo bya senkani, yagirwaga n'umugabo bita Murokore. Tumushyira ibyo bishyimbo, aratubwira ati kuko mwabyibye ndabaha 60 ku kiro. Niba yaradupimiye ikiro, icyo tuzi nuko yatubwiraga ngo araduhera ku kiro. Agura ibishyimbo byacu twese, tubonamo amafaranga. Icyo gihe bwo ntago nari nzi kubara, ariko yaduhaye amafaranga yatugiriye umumaro. Turaza twigira inama, turavuga ngo tugiye kujya aho Theo yaturangiye. Turamubwira ngo ntusinzire, urajya utwereka inzira. Turagenda, yatubwiraga ko ari muri Gitarama. Turagenda tugera ahantu aratubwira ngo tuvemo, tuvamo. Mwateze imodoka? Twateze imodoka, habagaho yano matagisi yatwegerane. Arahatugeza, hatugejeje. Tuvamo, harimo urugendo rutoroshye rwo kugenda kugera aho yari atujyanye kwa nyina wabo. Turahagera, fata ko ibyo bishyimbo twabyibye mu masaa 11 n'ebyiri, tukabigurisha kwa Murokore nka saa moya. Twateze imodoka nk'iya saa 2 n'igice bishushanije, ariko fata ko aho hantu twahageze saa 8. Ho mu masaa 8. Tuhageze, ikintu cyantangaje uyu munsi, uwo mubyeyi nongeye kumubona ejo bundi mu maso yanjye, mubona kuri kamera, numva ndatangaye. Twahasanze nyina wabo, ifoto nibuka, mudamu munini. Nyina wabo wa Theogene yari umudamu munini, w'igikara, utari igikara cyane, utari n'inzobe. Masuka yari arambitse mu mbuga, nawe yari yicaye hafi aho. Duhingutse twumva avugije induru ngo muze murebe cya gisambo. Mbona abantu bari mu nzu n'abandi mu gikari barasohotse. Avuga Theogene? Avuga Theogene, twe ntiyaratuze. Theogene yarababaye ku rwego rukomeye. Kubera cya gisebe? Kubera cya gisebe cyarabyimbye, urumva cyaranindiyemo n'amashyira. Usibye Imana irinda, Imana irarinda, byashobokaga ko yagira n'amafegisi akarwariramo na kanseri. Birangije mbona uwo mukecuru yikojeje hepfo y'urugo aciye igiti. Asoshoje igiti mu rugo rwari rukorotiriye aho ngaho.
ati murebe cya gisambo yavuze amagambo menshi, harimo n'amagambo ejo bundi namubonye ndibuka cyane ndababara. Umubona hehe? Namubonye kuri social media avuga ngo niwe wamureze, ngo yaje muri uriya wavugaga munini, ngo niwe wamureze, ngo yavuye ngo muri urwo rugo. Naramubonye nibuka ijambo yavuze ijambo uko yatinyutse kongera kumwita umwana. Reka ndisubiremo nawe aryumve ko nkiryibuka. Nari umwana muto, nari ifite 8 n'igice ariko ndaryibuka mu 9. Yaramubwiye ngo bene wabo ngo bafashe igihugu, ngo ababo barabibutse, ngo batanga inkunga z'ubuntu, ngo nawe azagende bamufashe. Niko yahise abwira Theogene? Uko niko yabwiye Theogene, amatwi yanjye numva nari umwana. Aratwirukankana turagenda, twaragiye butwiriraho, ntitwabasha kongera kubona uko tugaruka mu mujyi wa Kigali. Turaranzira turongera twigangikira munsi y'umuhanda. Bukeye muri make barabirukanye, baratwirukanye. Theogene ameze gutyo ndabyibuka. Turaza turaranzira, ahantu twaraye hari munsi y'umuhanda, nta rugo twagiyemo. Uwo munsi Theogene agira umubabare ntazibagirwa. Theogene ararira. Theogene ntago nuriya nyirasenge bari barabonana. Theogene ararira aratubwira ngo nitumusiga ahantu arapfe. Aratubwira ngo ni munsiga aha hantu mugenda ubuzima bukomeze. Ndabyibuka turagenda, tugeze imbere, kugenda biratunanira, turongera turagaruka. Tumaze kugaruka turamwinginga. Twageze muri Nyabugogo nanone undi munsi butugorobeyeho kubera gukomeza kurwana na Theogene. Twagenze urugendo rurerure kuko tutari dufite amafaranga. Aho dutegeye turaza tugera muri Nyabugogo. Tuhageze hari nimugoroba. Abantu bazi hano Nyabugogo kwa Kabuga, ku nzu bita ngo ni kwa Kabuga, haruguru habaga farumasi, abantu barayibuka. Ubwo se hano hari polisi? Habaga farumasi. Hakoreragamo umupapa ukuze, turamusanga. Dufite Theogene twe twafashe umwanzuro ko tugiye kumuryamishaho. Karavuga ati tumuryamisha, nitubimubwira nabyumve, tumuryamishaho wazakore ibyo ashaka cyangwa ze gupfira aho ngaho. Twagiye inama yo kumujyana ku Muhima. Ku Muhima kubera ko twe dufite n'izindi marine zajyaga zihapfira zabuze ubuganga, zabuze ubufasha. Hari marine zigera muri 2 zari zimaze kuhapfira. Twibuka ko bahapfira nta kintu babamarira. Icyo gihe iriya Muhima ntago yari yubatse kuriya kwa muganga. Wacaga aho ushaka ugahinguka kwa muganga, zari inzu nk'izindi. Turavuga ngo reka tumushyire uriya musaza, wenda araza gutabaza n'abayobozi bamujyane. Twarahageze twinjira turira. Arasohoka araza arareba akajya avuga ngo cyangwa mushaka kunyiba. Turamwereka ati ngwino urebe uwacu. Theogene yari yarabyimbye akaguru kagera nk'iriya. Umusaza arebye icyo gisebe aragitinya. Ndabyibuka umusaza aradufata aduha umuti watukuraga, bawitaga microchrome. Aduhereza n'irindi cupa rya pereserine. Aratubwira ngo nushira adakize muzaze mbahe undi. Aduhereza n'umuti wabaga mu icupa ry'umweru waryanaga cyane. Aratubwira ngo nituwujyane. Ntabwo yabishyuje? Ntabwo yigeze atwishyuza. Aratubwira ngo bogesha amazi, ngo imyanda yose, ngo tuze gushaka amazi, ngo twoze iyo myanda yose ive, murumva n'umubiri wari waraboze, ngo niturangiza dushiremo uwo muti w'amazi, ngo nawo tuwuhanaguze. Aduha na pamba. Arangije aratubwira ngo niturangiza dusukemo uwo muti.
bwari butwiriyeho baratubwira, abandi barambwira ati rero ntago turi burare tutariye, tugomba guhiga tukaza kubona ibyo tumugaburira. Basize aho bajya guhiga, barambwira ngo sigare nkora ibyo muganga yambwiye. Najya afata ibyenda nkakuba muri cya gisebe, cyari igisebe giteye ubwoba, noza uko nshoboye nk'umwana, wa muti nkusukamo, ariko kubera Imana igisebe kigenda gikira. Igisebe cya Theogene kiza gukira. Umuhungu nabonye uvuga ngo ni umuvandimwe we, sinzi uko bamwita. Viva? Yitwa Viva, sinzi izina ariko isura ndarizi. Viva ndamuzi. Nawe uramuzi? Mu bantu basohotse muri urwo rugo ntago nabyibagirwa. Igihe mwajyanaga Theogene? Igihe twajyanaga Theogene, Viva yabaye muri urwo rugo, yarahabaga. Muri urwo rugo kwa nyina wabo Viva yarahabaga. Theogene aratubwira ati nubwo mpfuye gutya, hariya ni umuvandimwe wa mama. Mama yarahari avukana n'abari ariko ntiyabasha kubaho. Uriya mubonye n'abavandimwe, ariko nuko bigenze. Ndamubaza ngo none kuki bafasha abavandimwe bamwe wowe bakakwanga? Impamvu nge namubazaga nkabikurikirana nuko nari ifite igikomere gisa nk'icyo nanjye wabo wa mama bamaze kunyanga, aricyo cyanjyanye mu muhanda. Ngiye yabivugaga namukurikiranaga cyane. Nibwo arambwira ngo bambwira ko tudahuje ubwoko. Arambwira ngo uriya duhuje mama, ntago duhuje papa. Papa wanjye yarahigwaga, papa uriya nta kigeze kiba, niyo mpamvu uyu munsi ubona ntitaweho. Shingiye ku ijambo nyina wabo yamubwira ngo bene wabo bafashe igihugu, ngo azagende bamukurikirane bamuhe iby'ubuntu, abivuze mbyumva cyane kuko nanjye nari mvuye aho mama avuka ari icyo tuzira. Ndabyumva cyane. Ubuzima burakomeza, Theogene igisebe kiza gukira, ubwo buzima tububamo. Uyu munsi ndabwira abanyarwanda, abadukurikiranye isi yose, umuntu wakwihakanya akakwirukana, ukamusanga ugiye gupfa uri ku munota wa nyuma, navuge ngo umwana arababaye, ntavuge ngo uyu mwana ni uwacu, ukabaho nawe ukarara hanze ukarya puberi bahari beza ibijumba n'ibishyimbo, nekereza ko utahagarara mu bandi ngo ubabwire ngo ufite aho uvuka kandi abantu barakubwiye ko utari uwabo. Nekereza ko n'undi wese yabikora. Theogene ntago yigeze abeshya abantu kuko ntibigeze bamwereka ko ari ababyeyi. Yakuze ari wenyine, niyo mpamvu yahamyaga ko atagira ahavuka. Yarabakeneye ntibayababona kuko atagiragaho avuka. Nyirasenge abantu babonye bamenyanye nyuma, nawe bari bataramenyana, nta hantu Theogene yagiraga. Niyo mpamvu no mu nkuru yabahaye ntiyigeze ashaka kubabwira byinshi. Hari ukuntu umuntu abaho yitonze yicecekeye kuko azi ko nabo bari hakavuga ati si ngombwa ngo mvuge detaye ngo bakoze, ariko akaba ari umugabo wo guhamya ko ari wenyine kubera ibyazi yagiriwe. Theogene bumvishe niwe Theogene utarahindutse, utarabeshya isi yose, ndi umugabo wo kubihamya. Aho nyina avuka bamwirukanye ari ku munota wa nyuma mpahagaze. Uyu munsi ndahamya neza nanjye ko ntahagarara ngo mvuge ngo mfite umuryango ushingiye uburyo yari ameze. Natangajwe n'ikintu gikomeye cyane cyo kugira ngo umuntu ahagarare ku rupfu rwavuge ngo yarerewe ahangaha. Ntago yaharerewe kuko yarerwa ntago aba yarabaye marine. Natangajwe na Viva warerewe mu rugo akarya ibijumba n'ibishyimbo, akaba atazi ingange nk'iyo Theo yaraye, yarangiza agahagarara akavuga ngo ni umuvukanyi wanjye.
uyu munsi marine z'iki gihe ziri mu buzima bwiza, twe bwari bubi kurusha ubwubu. Bwari bubiriya Nyabugogo yari amazi gusa. Fata ko aribwo jenoside yari irangiye, ufate n'ubu Nyabugogo uburyo ubona imeze. Nyabugogo yari mbi, yabaga imibu. Nyabugogo yari amazi. Nyabugogo yari iteye agahinda. Nyabugogo bari abantu bose na Muhima no kuri gereza Dizinefu niho basohoreraga y'amazi n'imyanda. Niho byabomokeraga, twabaga muri iyo puberi. Theo yayibayemo ayiraramo, abo bantu bahari bavuga ngo ni umuryango. Theo ntago ari uko yari yarabaye mubi, ahubwo nuko yari yarabuze abantu. Kuko umunsi yarababaye, yo bamwereka imbabazi bakamugira neza, n'icyo gisebe bakacyita. Niyaza kuba n'umwana we yari kuvuga ngo afite umuryango wangiriye iki imbabazi. Ikindi mvuga ko umuntu bita Theo, mbwira abantu ngo nibarekeraho. Gikomere cya Theo kirambabaza, aba bantu barimo baradushinyagurira. Ububabare tufite buraduhagije. Shingiye ku ijambo rivuga ngo nk'umugabo Yongwe turaziranye. Yongwe muraziranye? Yongwe turaziranye. Yongwe ni mukuru wacu, ni musaza wanjye muri icyo kibuga cyitwa Marine. Yes. Nose Yongwe nawe mwarabanye muri Marine? Yabaye Marine. Yongwe twabanye ari mavamo, ariko Yongwe twaraba kuko yabanje no gucuruza agakarito kitabi nibajya bibabwira. Akiva muri ari kwiga ntago yararavamo. Yarasagaga akajya nacuruza itabi ku muhanda. Ndababara cyane. Jambo ry'Imana rijya rivuga, rikavuga ngaho umwuka w'Imana atari, abantu babibyigenge. Umuntu bita Yongwe yarantangaje. Nge muzi mu bika bibiri, muzi mu bika bitatu. Uyu munsi ifoto y'icyo cyo nshobora kukibwira abantu bakacyumva. Yongwe tuziranye ari Marine, intambara ye ntiyakizwaga. Akiri Marine? Akiri Marine. Yongwe ararwana n'umunyamahane ku cyiciro kiri hejuru. Usibye irikote twihishamo rivuga ngo ni indangagaciro y'umukristo. Muhuriye wowe nawe, ntekereza ko hacu wambaye. Uyu Yongwe uvuga ngo gutera inda turaziranye. Yongwe muza ari umupagani, muza akijijwe afite itorero ku Ntaraga. Naho muraziranye? Turaziranye. Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye ngo abantu bazanye umuntu ngo umudamu bita Mariya ngo yasambanye. Ngo Yesu yandika hasi aravuga ngo utarabikora nafata ibuye agira ate? Amutera ibuye. Arimutera. Arimubanza. Ngo abagabo bisuzumye birebye baravuga ati Yesu urobanura imitima natugera haradukatira burundu kuko turi baruharwa. Ngo buri wese aranyonyomba, ndaranyonyomba, ndaranyonyomba. Ngo Yesu yibye uyu mutwe asanga asigaranye na wa mugore, aramubwira ngo ntukongere gukora icyaha ukundi. Njye ubivuze ntacyo mpfa nawe. Njye ubivuze ndahamya neza ni musaza wanjye. Nababwiye ngo Yongwe muzi mu bice bitatu. Yongwe nza ari Marine. Yongwe muzi ikindi cyiciro ari umukristo. Yongwe yabaye umukristo, aba umukristo mwiza akiri muri ADPR. Yongwe tuziranye mu butayu bwitwa za Jangwani. Yongwe muri Kimisagara hari ubuvumo bwitiriwe Yongwe, bwitiriwe Yongwe kubera ukuntu umuntu wese wajyagamo yajyaga asangamo Yongwe. Harimo ubuvumo bita mu rupfu. Yongwe niho hantu yajyaga asengera. Hari ubuvumo tuziranyeho bwitwa muri Rigence ujya mugiyemo ukuruza indu ujyana mu Rubavu. Yongwe yigeze Imana muri we. Akirimo Imana imbuto yari afite, nge twatindanye tuziranye kuri iki kibuga ndazizi. Ariko n'ubundi Imana yifite sa apotre se? Icyo mwarakisha. Ikintu cyitwa izina.
uyu munsi nitwa mama Kenny siko kuri abantu ntago banzi ko ari nitwa mama Kenny Kenny wanjye uramuzi oya uzi niba ari Marine uzi niba ari igisambo umuntu wese umbonye ntambutse navuga ngo dore mama Kenny se sinitwa Gaciro kuko ndi umubyeyi se uko nderura kuzi oya kwitwa ngo nda apotre Bibiliya yaravuze ngo bene abo tuzababwirwa n'imbuto bagira ute bera. Niba wataraca mu ndorerwamo y'amaraso ya Kristo ngo yisuzume niwe mushinza nge ntago nagushinza ngo ibyawe ubyumve ariko niba akirembera mu ndorerwamo akibuka uwo yabanje kuba we akibuka hagati mu gika cyo hagati uwo yabaye we niyongere yirebere muri iyo ndorerwamo y'amaraso ya Kristo arisobanukirwa amenye uwo ari we ndi umugabo wo guhamya nge tuziranye 97% ko yasubiye inyuma yabaye uwo yari we kera. Hako mama Kenny ejo apotre ngo yakoze ikiganiro asaba imbabazi ibintu byo kuvuga ngo yakoze umunwa eske atekereza ko niba avuga ngo yakoze umunwa aba bakobwa yabyaye bazabona abagabo niba swavuga kuri y'umuriro ukaka avuga amafuta avuga ibintu byo gusebanya umuriro ukaka hari umuko uzajya gushakayo azavuga ati niba swavuga yarakoze umunwa kuri wowe uvuga ibingana iki namenye ngo ari kwica izina ry'umuryango afite. Shimye ko Claude ntacyo mushinza uzi impamvu ntacyo mushinza Claude ntaho tuziranye n'uwejo bundi ariko nka Yongwe twabanye kuri uyu muhanda Yongwe twabanye hakaba mu gishanga cya Nyabugogo Yongwe akaba Marine Yongwe agakizwa akakira Kristo nk'umwami n'umukiza Yongwe agatera intambwe akaba umushumba yakabaye afite ishimwe rikomeye ko na Theogene Imana yamwambukije ikamugeza aho yaragize ate yarageze kuko bahuje amateka birababaje biragatsindwa kumva mu kibazo cya Theogene kibinyoma bitanabaho bishyigikira. Numva inkuru ya Donald nayumvishe kuri cano ya Yongwe ngo ntibamushinguje ngo ntibagize utari madekarara namwiboneye ku kiri yarimo bibaza ngo ntibagize ute Yongwe se Yongwe niko bantu b'Imana nshuti z'umusaraba hari inyongezo y'urupfu ibaho Serikeye nziza yakuzura Rusororo yakuzura ngo bafite amafaranga ngo bagize ute ahatarwanya ishyaka ngo abaze ngo mbese abana b'umuvandimwe twaruhanye nzi ukuntu ubumarine buryana nzi ukuntu kurara hanze biryana nazi ibikihe cyuho gituma aba bana nabo ejo ntazabasanga ku muhanda aba bana ejo nabo batazagira ubuzima bubi aho kurwana iryo shyaka uyu munsi arwanya ishyaka ry'ikibi niyongera asubire ku isoko niyongere agira indangagaciro basi niba adafite za gikristo nagira indangagaciro z'uko yubatse umuryango atakiri mayibobo yabaye umubyeyi yavuga ngo ntacyo wazumbwira ngo nabaye Marine ngahangaha ngo mba iyo si titire uyu munsi yakabaye afite ishimwe rivuga ngo shimye Imana ko Marine Imana yatwibutse ikatugirira neza. Uyu munsi abantu babaga mu muhanda akaba ari kuvamo abashumba hari kuvamo abavuga butumwa yakabaye ari ishimwe rikomeye yagize ati afite. Uyu munsi biteye ubwoba kubona umushumba ngo na apotre ahagarara kare mu mutwe. Impamvu mbihamya ko ari umutwe ye baremye ngiye mvuga ibintu nzasubiramo uko mpagaze nta nyonjo ndwaye aba ariko mbivuga. Theogene tuziranye ndi umwana tuziranye ndi umugore mu mateka y'ubuzima bwanjye nababwiye bwambayeho nari mfite Theogene ahari tuziranye. Theogene niba yarashaka gusambana
kubibwira mama Ken byari kuruha kurusha kujya gutereta Diane, kandi sinari kumuhakanira mbivugire kuri kamera. Hoyas Mbaza ngo impamvu ki tujye tubwizanya ukuri, tujye tugira ukuri guhamye muri twe. Mbaza ngo impamvu ya mbere yari gutuma ntambona imbaraga zo kumuhakanira. Theogene twararuhanye, Theogene akijijwe nanjye narakijijwe. Theogene kuza mu bubabare bwanjye yarabuzi, kuza kumbwira ngo mama Ken burya ya myaka yose nanze kukwangiza nshaka kukuru, uyu munsi urakuze. Nari no kwibuka ko yansyagiye, siko kuri se. Nari kwibuka ko yansyagiye, nari kwibuka ko Theogene twaruhanye, nkamubwira nti ntacyo bigize ute, ntacyo bitwaye. Umuntu wese uri inyuma y'ibi bintu ushyigikiye Diane, Theogene aziranye n'abagore, ushingiye kuri mama Ken uzabona kuri kamera, n'abandi bifitiye icyizere ko mu bagore bashoboye cyangwa babinyangamugayo tugize ute turimo. Uko niko kuri. Theogene ntiyari kwifuza umugore mpari, ntiyari kwifuza n'undi Marine dufite mu muhanda zihari. Uza abakobwa beza bavuye muri Marine dufite, yaturishije agakiza. Icyo cyari ikibazo cyoroshye gukemura. Kuba nari guhekera Theogene byari kuruta kuba nabi igitutsi cyuko nari gushaka Manuel. Aba ariko tubivuga. Nasigeho ahubwo ndasaba. Nge ndasaba ikintu gikomeye. Isi yose icyumve, abantu bumva social media babyumve. Yesu yigeze aca umugani w'urukungu n'amasaka, aravuga ngo nibareke urukungu rukurane n'amasaka. Hari abantu barangije kwangiza imitima y'abandi. Uyu munsi social media zifite igitutsi cy'abantu bazinyuzeho bakorerwamo n'abadayimoni bari ko mvuga. Ntago gushaka amafaranga ari ugusebanya, ntago kwamamara ari ugusebanya. Hari ikintu abantu batajya batekerezaho, buri muntu wese afite umugisha Imana yamuhaye. Buri muntu wese Imana ifite ahantu yamugeneye ho kuba. Yesu azarinda abantu bose batarubaka amazu, azarinda abagore bose batarabyara, azarinda na Marine zikibaho. Ntago Yesu azaza ibibazo byarashize mu isi. Umuririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Yego. Niba inzira yo gutabarwa ya Theogene yaranyuze hariya, ikanyura kuri social media, yari wo mugambi w'Imana. Niba waragiye kuri social media ntihagire n'uguha igiceri cy'icumi, wikumva ko gusebya abantu ari byo bizatuma ugira uti nawe utabarwa, ari bwo uzatabarwa. Icyiza kirutaho, buri muntu wese ajya ku isoko yitwa gusenga, Imana imuhe password yaho umugisha we werekeye. Nikurangira kuri mu bucuruzi ucuruza, nikurangira ngo uzajya kuri social media nzaguhira nzabana nawe, ujye kuri social media kuko ari Imana igize iti ikwerekeje. Abantu bareke kuba igitutsi, gutukisha izina ry'Imana, gutuma izina ry'Imana ritagaciro. Biteye ubwoba uyu munsi kuba tudashinzwa n'umupagani tukumva ngo Pastor Claude, ese itorero ryamuhaye ubwo butware ryo ryumva nta kimwaro? Kumva ngo Apotre Yongwe, ese we nk'umubyeyi yumva nta gitutsi afite? Ariko Yongwe yasabye imbabazi.
izo asaba ntago tuzumva kugeza uyu munsi. Ngewe isi yose ibyumve ndasaba aya maboko aduteruye y'abayobozi aduteruriye muri uyu mugongo mugari witwa u Rwanda uduhetse, n'udukurikiranira aba bantu bashaka kongera ibikomere mu byo amateka yarangiye yadusigiye. Uyu munsi niba umuntu abasha gushinyagurira umuntu agahagarara akavuga ngo ni umuvukanyi, ngo yababwiye inkuru itariyo, ngo kuvuga ngo jenoside ngo sibyo ngo siki, uyu munsi akabivuga ku muntu utariho. Aba bana bafite igikomere kingana iki, barasanze batagira nyirakuru, barasanze batagira nyirakuruza, barasanze batagira se wabo uvuga ngo ahuje na sere. Igikomere nibareke kutwongerera ibikomere, nibareke gusigira aba bana ibikomere. Eske iyo haje umuntu ngo runaka yanteye inda, usibye kwandavura tubwizanye ukuri nk'abantu muri iyi si twese tubyumva, uyu mugore ari kuza aburana iposho, ari kuburana iposho. None usibye aba bantu bafite ingenga bitekerezo mu mitwe yabo, Asiya niba uzatanga iposho, Asiya niba uzatanga indezo, kuki yazana ibintu gutya bimeze gutya ngo umuntu ngo yanteye inda? Simaka na kote watatereta, ariko ku cyiciro cya Theo ntabwo yaterese Diane. Twari duhari baravuga ngo ijya kurisha ihera hehe ku rugo, ijya kurisha ihera ku rugo. Barakubwira ngo Diane ngo abani bari mu itsinda, ngo niba ari indangamirwa n'abantu bicuruza. Twebwe ntabwo twigeze tujya ku muhanda, iyaza ko nari kumwakirana ubugwaneza. Yarayobye, ntabwo Theo yanyweye ngo asinde ku buryo yaje kubyarana na Diane. Ndi umugabo wo kubihamya. Theo twabanye ari Marine tukararana ingange, bakamusambaniraho umwe araha undi araha, ntawe umubaza ngo urakora ibiki, ntawe wakubwira ngo sigaho. Umuntu agahagura umujyi umwe akajyaho n'undi akavaho. Narabirebaga nubwo nari umwana, haba ntarigeze mubona uyu munsi sibwo yize ubwo burere. Mama Kenny, wenda turimo tunagana ku musozo, murashobora guhita yibaza kuki ibi byose uje kubivuga uyu munsi? Uyu munsi impamvu ndayifite, kuko yabi bya Viva bimaze igihe, ndetse n'ibya Diane bimaze igihe, n'ibya Diane nabyo birimo birasaza. Nagusobanuriye ntangira ndakubwira ngo maze iminsi mfite impamvu nyinshi. Hano nari nagiye gushyingura bwa mbere kwari kwa Theo, bwa kabiri nari nagiye muri Kongo, nje ndwaza umwana. Izi nkuru bakajya bakomeza kuzimbwira. Nicaye njyanama y'umutima wanjye irambwira ngo abantu ntago bazi ukuri. Impamvu nabonye ko abantu batazi ukuri, ntawe utubwira mu mikurire ya Theo. Buri wese aza gufatira aho abonye ibintu bigize ute, aho bigereje, ariko ntawuzi. Ngewe icyo nicyo naje kubaza. Umuntu wese aza gufatira aho bigeze. Umuntu wese azana inkuru y'inzaduka bitewe naho wagize ate abifatiye abonye bigeze. Ariko kuki aba bantu batatubwira ngo Theo inyuma yasize iki? Theo twabonye mu gakiza baravuga ngo mbwira ngo utazi yava ntamenya yajya. Iyo umuntu avuga ngo narakize nuko aba yarigeze kurwara, siko kuri? Yego. Kuki batabanza kutubwira indwara Theo yabanje kurwara kera mu busore bwe, mu bwana bwe, mu bumarine bwe, mu buto bwe, bakazana indwara tutazi n'igihe yagirwariye. Uyu munsi abantu baravuga ngo commenting ngo abana ngo sinzi. Theo kugira neza ni ibintu yavukanye. Nge muzi mu bwana ni ibintu yavukanye uyu munsi adashakisha.
Theo ntabwo yagize neza kugira ngo abantu bamukunde cyangwa bamubone. Azi ububabare bw'isi, azi ububabare bw'ubuzima. We yagize imbabazi, ntiyabaye igisambo nk'abo bose. Agira imbabazi z'ubu umuntu aravuga ngo reka ndwane ishyaka ryo kugira ngo n'abandi mbakure ahabi. Wazi ijoro ribi, niyo mpamvu ataryifurije n'undi ngo agume muri iryo joro ribi. Ubu butwari bwe bishaka kubwangiza, babwangirisha ibintu biremeye by'ako kanya batazi. Tego kuva mu bwana bwe yarwanye ishyaka ry'ubutwari. Uyu munsi abanyarwanda bigeze bavuga, baravuga ngo uwo ntabonye ku ntumbi ya mama sinzamubone ku ntumbi y'ihene yanjye. Aba bantu ntigeze mbona. Mwabonye mariage ya Theo? Mwabonyemo nyina wabo se? Mu nkuru za mariage ya Theo mwumvishemo umuryango? Mwumvishemo abaje kumuhagararira? Mariage yakoze twese ntitwayibonye, yakoze iriya mariage nyuma hari ikindi kiriyo. Avuka muri uriya muryango waje kugaragara. Siho umuntu akenerera umuntu se? Mu birori se siho tubonera imiryango. Iyo miryango ihagaze ku rupfu rwa Theogene ivukaye. Uwo muntu uzana inkuru ngo Theogene ngo uwo yababwiye ni wariwe. Nta Theogene wundi wa kabiri wavutse. Nta Theogene wundi w'inzaduka, nta ndimi ebyiri yigeze ashiraho. Kiza abantu batekereza hoya ntazo. Ahubwo aba bantu ni ikihe cyifuzo bafite? Abangaba ngewe soza icyo mpamya ni abakozi ba shitani. Mbaza ngo ashingiye kuki n'abakozi ba satani kubera iki? Tewapfa ivuga butumwa ryaramamaye. Baravuga ngo Imana imuhira uko ridashira, yakoze umurimo w'Imana. Buriya ashyiraho komenti ngo suku bapfa, ngo suku nta nyongezo y'urupfu ibaho. Habuhiriye mu nzu ntapfuye. Buriya sasira ubibashyinguye ivu. Habugonzwe si urupfu. Habukubiswe n'inkuba si urupfu. Habusi ubaye mu bitari imyaka agapfa yarazambije isaso si urupfu. Hari urupfu rwiza mwigeze mumbwira ruteye ipasi rusirimutse ku buryo bari guhitamo urupfu Tewapfa? Nta rupfu rwiza rubaho. Uyu munsi byakabaye isomo ahubwo ko buri wese yitegereza akavuga ngo niba Theo wakoreye Imana kuri aka kageni apfuye gutyo, akirebera muri ya ndorerwamo y'amaraso ya Kristo, akavuga ngo mbese Kristo we yaza kundeba yasanga ibyanjye bimeze gute? Yasanga ndindi. Impamvu mvuga ngo aba bantu ni abapagani, ndayivuga nyishimangiye, nuko batigeze bagaragara mu bibazo bya Theo, ariko uyu munsi bakaba bagiye gutukisha izina ry'Imana. Uyu munsi tubaye ikimenyetso kigirwaho impaka. Buri wese aratureba akavuga ngo abanyarwanda barasaze. Uyu munsi ndahamya ko n'igihugu cy'u Rwanda bagitesheje agaciro. Kumva igihugu kigira leta nziza, kigira ubuyobozi, kigira uburere, kigira abashinzwe umutekano, kigira bakumva twarabyaye indiscipline nk'abo ndi kumva kuri social media ku kibazo cya Theo. Izi ni indiscipline. Abishyize ku rundi rwego none. Ndabishiraho na leta ibyumve. Ifite abantu b'indiscipline. Iki ni ikintu gikomeye. Niba rubanda inkoranyambaga social media isi yose yumva dufite abashinyaguzi nk'aba, dushingiye ku mateka y'aho twavuye, tugashingira ku bikomere uyu munsi abana bacu bafite by'igihe cyarangiye,
uyu munsi umuntu akaba akiri kwinjira akongera gukomeretsa abana batewe kugira ngo bazakure bafite ibindi bikomere, bafitanye urwango n'abantu, bavuga ngo aba bantu base bavuze ba data bafitanye amakimbirane. Aba bantu bashaka kurema iki? Nge mbivuga mvuga ngo aba ni n'abanzi b'igihugu, kuko barimo barashiraho igihugu cyacu urubwa, kumva ko batarera badatoza umuco. Niba umuntu ashinga itorero afite amahame y'ito, ese gushinga itorero noneho ni ikigo cy'ibyigenge ku buryo buri wese agomba kuvuga ibintu ashaka, ku buryo muri iki gihugu umuntu wese agomba gukora ibintu ashaka, akababaza umuntu ibintu ashaka, ibintu yitekerereje. Ndasaba aya maboko aduteruye, bayobozi mutuyobora, mudukurikiranira aba bantu, badukurikiranira aba bantu, badukangaririza social media. Sinabo gusa niba bahimba inkuru ku muntu bakamusebya gutya bakabona nta ubakurikiranye, hejo tuzasanga n'abana bacu babakoresheje ibidakorwa. Tujya tubona ku mashosho media barimo bamamaza abantu batambaye ngo bari gutwika, tukabona abantu ku mashosho media bari kwigishanya gusambana. Aba babyeyi baduteruye muri iyi ngobyi ngari duhetsa ari rwo Rwanda, badutabare kuko iki ni ikibazo. Mama Kenny, icyo nicyo kintu cyatumye uyu munsi mpaguruka, kuko birambabaje. Numva asa nkaho nduhutse mu mutwe, ibyo bintu byose narabikusanije, ndavuga ngo mbese ni watewo nzi ari kuvuga Tewo twareranwe twabanye, Tewo waba wararenze ku rwego harenga ku bandi akajya gutereta indangamirwa. Yesu, hano nibashira no mu gaciro basi. None se Diane zikote waziranye n'abagore bangana na Mama Kenny, basanga Mama Kenny basi nabyo ngabirebe n'abandi. Ese yarebye ahantu Tewo atahareba umugore afite? Tewo ziranye n'abagore, ntagaziranye n'indangamirwa. Yaturirimbishije muri korari yabanye natwe. Uyu munsi nta mukristo uzana ngo yanteye indangamirwa. Mama Kenny, urakoze cyane, reka tugushimire ko wemeye kuvuga ukuri. Abantu benshi wenda bari mu rujijo, ariko urumva wowe amugana duhaye amateka y'abantu batari bazi uko mwabanye, ndetse no ku muryango wavuga ngo impamvu avuga ko nta muryango afite kuko afite uko wamwihakanye, byose babitubwiye. Ntekereza ko ubwo hari byinshi abantu baraza gusobanukirwa. Hoya abantu nibamenye ukuri bave mu rungabangabo. Isi yose reke gucira kumva comment z'abantu ngo baciraho Tewo n'uwari we ntago yigeze ahinduka, nta Tewo wa kabiri wavutse, n'uwo Tewo isi yose izi. Yego Mama Kenny, urakoze cyane, reka ngushimire. Ku muntu wenda wakwifuza kukubaza ibindi birambuye wamuha nimero ubundi tugasoza. Murakoze cyane. Umuntu wese wakwifuza kuvugana nanjye mboneka ku nomero ya 078 08 11 922. Yego murakoze cyane. Yesu abaho umugisha. Amen. Reka kandi soza mbashishikariza kongera kumenya Kristo bundi bushya. Amen. Birashoboka ubwami bw'Imana buzaza kandi ku muntu ku giti cye. Kristo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo azaza atunguranye nk'uko umujura aza. Buri muntu wese ashishikarire kurinda izamu rye. Ijuru ntago ari umurima wa societe, ahubwo umuntu azabona ijuru ku giti cye. Yesu abaho umugisha, hanyuma y'ubu buzima dutegereje Kristo. Amen. Reka dushime na dukurikiye ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom shalom.